Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane rero kuri Donna Official. Nitwa Donatira, menshi akabanzi ku izina rya Tadine. Mucuje abantu mwese muri Afurika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Ikaze cyane rero. Nimba uri mushyashya hano nagusabwa kubanza ugakanda subscribe, bakana no kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification uko na uploadinze video. Nimba warakoze subscribe, wararikinze, warasharinze, warateye komanteri ku ma video amwe namwe wagiye ubona, warakoze cyane. Tugiye kureba bimwe mu bintu byatuma abantu batagukunda cyangwa se byatuma abantu bakwanga. Ikintu cya mbere, kugira amagambo menshi mu bantu kandi ukayagira nta bunyakuri burimo cyangwa se nta bunyangamugayo burimo. Kwa hahandi uba ureguzwanya utuntu twose, hahandi mugenzi wawe akora agakosa cyangwa se aho kugira ngo umukebure ukihutira kujya kubivuga mu bandi, hahandi wumva yuko ikibaye cyose uhita ukivuga muri bagenzi bawe cyangwa se ikibaye cyose ari wazi guhita nyine ubivuga ako kanya. Ntabwo ari byiza cyane rero. Nimba hari umushuti wawe cyangwa se hari wowe uri kunyumva ugira ako kantu, tangira wumve yuko atari byiza, kuko n'abantu ntabwo bagufata neza, nta n'uwakubitse ibanga rye, kuko aba azi neza kuri burivuge, kuko aba azi neza ko babita nyine uri bihwehwe cyangwa se uri umuntu uvuga ibintu byose nta banga, ku buryo ari wa wundi ushaka kuvuga ikintu uzi neza ko uzagisubiramo. Ariko nanone nimba wari uzi neza kuvuga ibintu nawe utasubiramo, icyo gihe biba ari ubujarwa cyangwa se ari ibintu nawe ubona yuko utakagombye kuvuga. Igihe uvuga ikintu uzasubiramo ku buryo umuntu yakubaza ukaba wagisubiramo nta buryarya, nta kurya iminwa, nubwo waba wizeye yuko ukibwira nta kibazo ari bugire cyangwa se atazakuvamo. Ariko nimba uzi neza kugira akageso ko kuvuga abantu cyangwa se bagenzi bawe, ugasanga nk'umukobwa avuze mugenzi we, kanaka aratwite, ese iyo nda uba warayimuteye? Ese yagutwita ubundi ni ikibazo? Ugasanga ibintu byose buri gihe avuga ibintu biri negatifu gusa, ugasanga nta cyiza ajya avuga, ugasanga ni wa muntu uhora avuga ibintu bibi ku muntu, ukibaza ese we buriya ari perfect? Ese we buriya ibintu byose akora cyangwa se ibyo yiyerekana mu byo akora byose buriya ni byiza? Niyo waba ugerageza gukora cyangwa se ubona yenda ugakora tukabikunda cyangwa se ibyo ukora tukabikunda, ariko ufite ako kageso, jya umenya yuko ibyo bintu uri gukora ntabwo navuga ngo nta terambere uzabibonamo, ariko nanone nta nshuti ushobora kubigiramo, kuko nanone nta muntu wakugira inshuti umeze gutyo, cyangwa se nta muntu wakugira inshuti azi neza yuko ibintu byose biri ku karubanda cyangwa se ni wowe bashakiraho amakuru, ushaka amakuru wese ni wowe azaho. Nimba uzi ko ufite ako kantu, utangira ukagabanye, utangire uvuge amagambo make uzi neza ko wasubiramo, kandi nanone atashyirishamo inshuti zawe cyangwa se atavuga ku nshuti zawe. Kandi nanone abantu navuga b'abanyamagambo usanga nabo ubwabo bivuyemo ya mabanga, ntabwo bazi kwibikira amabanga, bashiduka ahubwo nayo bayavuze. Ibaze kutagira ibanga n'iryawe nturyigirire. Tangira nawe wige kumenya kuba wavuga makeya, kandi nawe mu buzima bwawe ubugire prive, kuko nta mpamvu yo kubushyira hanze, kuko nta mpamvu yo ntabwo ari nk'icyapa tugera ku muhanda tugasoma tukamenya ngo bivuga iki. Ntabwo ari ngombwa nawe ngo tukubone ngo nawe ngo umeze gutya, si ubu twiyereka kugira ngo bidufashe iki? Nimba ari ufasha kugeraho ukamfasha cyangwa se ntunamfashe, ariko nanone utiriwe wiyerekana muri icyo kintu. Nanone ikindi kintu uzakora, ishyari, kugirira ishyari bagenzi bawe, ukumva yuko ibibaye kuri mugenzi wawe aribyo byakubaho, kandi kuri ino si ya rurema cyangwa se kuri ino si ya Mungu amahirwe ntabwo angana. Dushobora kuba tungana cyangwa se unandutaho cyangwa nanjye nkuruta, ugasanga umwana nduta wo nakwita umwana ni wo ukize, ni we ufite situwasiyo igaragara nziza, ugasanga andusha ubushobozi. Icyo gihe nkatangira nkamugirira ishyari, icyo gihe nta nubwo aba ari ubugome, n'ubugome cyane, mbuze ijambo rirenze ubugome nakoresha, ariko icyo gihe ntabwo aba ari ubumuntu ufite.
nimba ubona koko umushuti wawe cyangwa se mugenzi wawe ubona hari icyo wamufasha, mufashe adashyizemo ayo mashyari. Uzi ko hari n'igihe ushobora kuba ufite poroduwi runaka ziri ku isoko, kubera mugenzi wawe yenda ngo atakugurira ngo tunguka, cyangwa se ibintu byawe agatangira kuvuga ko bitari karite, ibintu byawe agatangira kubisebya akabivuga nabi, kandi ari wa muntu wakagombye kugufasha kwamamaza poroduwi yawe cyangwa se porodagiti zawe, ari wa muntu wakagombye kugusapotinga. Ese ubwo uba wanga kugurira mugenzi wawe cyangwa se kumuteza imbere witwaje iki? Ko nawe paje yawe ntabwo irafunguka cyangwa se ntabwo iragerwaho, hariho paje ye, mufashe nawe yandike kuri paje ye neza, udashaka kumuzanamo ibyo bintu by'ubunyanga cyangwa se by'amashyari, utume nawe yenda atisanzura. Ariko nimba ufite akantu k'agashyari k'akajinyori ngo mugenzi wawe ngo meze gutya meze gutya, ngo afite ibingi biki n'iki, ngo sha ngo kanaka ngo ntabwo twiganye, ngo ubonaga imodoka ngo agendamo, ngo kanaka ngo ubona ngo inzu ngo afite. Kuba mwariganye se bihurira hehe n'ubushobozi? Kuba mwariganye urumva bihurira hehe no kuba wagira situwasiyo? Kuba mwariganye ngo ni na byiza nk'uko mwiganye, ariko nanone ntabwo wabihuza n'ubushobozi umuntu agenda agira hanze y'ishuri cyangwa se nyuma y'ishuri. Birashoboka ko wakwiyubaka bigakunda, yenda na wa muntu mwari muzi ngo ni umuhanga cyangwa se mu ishuri biragenda ugasanga afite situwasiyo mbi, ariko nanone mwigirana amashyari. Nimba mugenzi wawe niyo waba utamuzi musapotinga, uri kwanga gukurikira ibintu bye cyangwa se uri kwanga kumuteza imbere kugira ngo se ubijyemo, kugira ngo n'ubundi amaherezo yaratangiye kandi azi neza icyo ashaka rero azakigeraho. Ntabwo ari wowe rero kuba wamusebye cyangwa se wagira iryo shyari ngo bitume n'ubundi bitume abura aho ashaka kugera, cyangwa se bituma atana inzira yashakaga kugera. Inzira arimo arayizi, ntabwo ari wowe kumubwiriza ngo akora ibikora ibi, ntabwo ari wowe kugira gutya na gutya. Kandi nanone ugasanga hari na wa muntu wageze mu kintu aragikora pe, aragikora kikagenda natwe tukabibona, aho ugasanga afite bamwe mu bashuti be, kuko nababwiye ngo mujye mutoranya inshuti nziza, ugasanga hari umushuti umubwira ntabwo wabishobora ibikiri bike, amuca intege kandi ari we wakagombye kumusapotinga. Aho ngaho akenshi jya utekereza kabiri cyangwa se jya ugira amakenga. Umuntu uri kukubuza ngo wigerageza, utagerageje ngo utsindwe, kubera icyo ugivinga apu, kubera icyo wumva wabireka kandi ugifite kugerageza, ugifite imbaraga. Gerageza n'ubundi, ni wowe uzi inzira urimo, ni wowe uzi icyo ushaka kugeraho, nawe uzi ahantu wavuye n'iyo ushaka kugera. Mugenzi wawe cyangwa se umushuti wawe yiguca intege, kuko ntabwo twakuze mu buzima butandukanye, bumwe na bumwe bwagiye buduha amasomo menshi, uko wakwitwara, uko wakora, uko wakwitonda, cyangwa se uko wategereza ko yenda nawe bizacamo, cyangwa se wakwihangana bikazacamo. Ariko nanone mugenzi wawe ntakaguca intege cyangwa se ngo kuko kanaka byagenze gutya ngo nawe wumve ko ariko bizagenda. Buri twese tugenda duca mu bintu bitandukanye bikatwigisha, cyangwa se yenda bigatuma yenda nta n'ubumuntu tugira, kuko hari benshi yenda bitewe na situwasiyo baciyemo uba wumva yenda nta bumuntu, ariko nanone si bo. Ariko ni ibintu nawe wakwikuramo iyo utekereje yenda, cyangwa se ukatekereza kabiri, niko navuga, ubona nyine ko nta hantu bizakugeza, nta hantu byatuma byagera ahantu hamwe bigukura n'ahandi byakugeza. Rero gerageza nimba wari ufite icyo kibazo ukikuremo, kandi nanone wirinde guca imanza. Aha ngaha mvuga, ugasanga ni ukuvuga ngo umuntu yenda afite ibintu runaka, ugatangira biriya bigenze gutya, yarabisambaniye, yarabigize gutya na gutya, ugasanga ibintu byawe byose ni bya bindi nahoze mvuga ngo nta gushimishwa n'iterambere ryawe, nta kumva yuko ngo yakwifuriza ibyiza. Ibintu byawe byose, nimba ufite ibintu runaka, nimba hari ibintu wagezemo ugasanga nimba noneho uri umukobwa uba ugowe, uba warabisambaniye, dore ko n'abahungu nabo basigaye numva ngo baba nabo babisambaniye, ugasanga nyine sha mwa nshuti mwe, mwa bashuti mwe.
mujye mugerageza musapotinga abashuti banyu, abavandimwe banyu, mbese mubagire nk'abavandimwe. Ntabwo uba uzi uko bizagenda. Nimba bidakunze aka kanya, ushobora gusanga ari we muntu uri kwanga guha amahirwe cyangwa se uri kwanga gusapotinga, ari we wari kuzakuvana aho ngaho hasi uri, ari we wari buzakuzamura. Ugasanga nawe uri kwiyicira amahirwe yawe cyangwa se uri kwangiza amahirwe yawe y'ahantu ushaka kugera. Gerageza cyangwa se igenzure muri wowe ukora ibyiza. Igenzure muri wowe umenye gutanga ibyiza muri wowe. Ureke kuvuga ibintu bibi. Ugasanga uri muri ba bantu buri munsi batajya bagira ikintu bashima. Ugasanga ni wa muntu ushobora guhakana ibintu byose nk'aho ari we wabiremye. Nk'aho nyiri ukubirema yari ahahagaze nawe yafatanyije n'uwabiremye. Ugasanga ni wa muntu ushobora kubwira ngo aka kanya yenda ntambaye ishati imeze gute, akaba yambwira ko ari umutuku kandi atari umutuku, akaba yanyemeza ibintu. Wa muntu nyine usanga muburana ku bintu runaka kandi ari ukwibaraguza cyangwa se ari ukwivugira cyangwa se ari ukwivugisha, niko navuga. Ugasanga nyine ni wa muntu utagisha inama, ni wa muntu nyine uhora akurwanya mbese muri make. Kandi nawe iyo uri kurwana n'umuntu cyangwa se iyo uri kurwana intambara nk'izo ngizo ubibona. Rero uzitonde ushikame, ahubwo utekereze ku kintu ushaka kugeraho, ahubwo ushyiremo imbaraga zawe zose. Umushuti wawe cyangwa se wa wundi wagucaga intege ajye kureba asange waragurutse, uri aha ngaha, ari i Kigali nawe wageze i Butare, yibaza ibyo birometero byose. No kugira ngo azambuke Nyabarongo bizamusaba igihe kinini, ntabwo azaba akikwirukaho kuko nta n'umwanya nta n'ubushobozi yaba agifite ako kanya. Ariko kora utikoresheje kandi ukore ufite ahantu ushaka kugera kandi ubigereho. Ishyireho ikintu cyiza cyangwa se yaturireho ibintu byiza nk'uko hari videwo nabivuzeho. Ujye uhora wumva yuko ibintu byose bishoboka kandi na bya bindi wumva ko bikomera ubifate nk'aho wowe bizakorohera cyangwa se uzabigeraho. Kimwe cyangwa bibiri wateye muri ino videwo, ma like, ma comment kugira ngo mbashe gukora izindi videwo. Kandi mwakoze cyane abantu twatangiranye ino videwo tukaba tunayisozanya. Mwakoze cyane.